Yes, dutangiye tugusuza kandi tukwifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese, weho mukunzi wacu dukurikira aho uherereye hose. Nge wumva nitwa Ngoboka Miriam Mutewo. Weho ntago nzi uko witwa, ariko ubishatse wabinyereka ubinyujije muri comment. Ese wari ubizi ko nkukunda? Ndagukunda rero. Niba nawe kandi unkunda, wabingaragariza unyuze muri comment, yaba ari bwo bwa mbere ugakora subscribe. Urakoze, Imana y'amahoro iguha umugisha. Nkuko mubimenyereye ni kwa kundi tugenda tubagezaho ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana. Niyo mpamvu kuri kamera muri kuhabona umutumirwa, turagira ngo tumusabire atangire atwibwira. Nge nitwa Mukamurenzi Odeta, nge mubona aha abamvuka mu murenge wa Bumbogo, nkaba uyu mudugudu wa Ramba, akagari ka Musave, umurenge Bumbogo. Ahangaha ni mu karere ka Gasabo, niho waje uturutse. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, reka tugusabe ubanze udufashe mu isengesho. Imana banze itweze idutunganye, kuko twabikiye mu bintu byinshi, itweze idutunganye. Nyiringabo Imana, turagushimye amasaha nk'aya, tugushimye kuri Uwiteka, kuri umukozi w'umuhanga. Turi imbere yawe Mana kugira ngo tukuvuge gukomera kwawe, udufashe kandi ubane natwe muri iki kiganiro, kugira ngo tubashe kuvuga ubwiza bwawe no gukomera kwawe. Amena. Haryo watubwiye ngo witwa? Nitwa Mukamurenzi Odete. Ode? Mfite umugabo n'abana. Nibyo naringiye kukubaza. Uti mfite umugabo ndetse nkaba mfite n'abana. Ubyaye kangahe? Ugerageze kuvuga cyane ndumva ntumva. Nari mvuze nti ubyaye kangahe? Ngewe ubu tuvugana mbyaye 5. Urumva ko uri umubyeyi ufite umuryango. Yego. Turagira ngo rero tugaruke mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu buzima wabayemo. Ese uyu mubyeyi babona imbere ni ubuhe buzima yanyuzemo, aje kubwira abadukurikiye kugira ngo bafashe mu buzima bwabo bwa gikristo? Okay. Ndabaciramo muri makeya. Ukuntu nabayeho, mvuka hariya mu mudugudu wa Ramba, akagari ka Musave. Ndabaciramo muri makeya. Intambara iraba, ndahunga mpungira muri Kongo. Mva muri Kongo ndagaruka mu Rwanda. Ngeze mu Rwanda rero nabayeho mu buzima, sinavuga ko nabayeho mu buzima bubi, kuko mva muri Kongo nahuye n'umuntu arandera w'umuriyetona koroneri. Mbaho ngaho, mba mu kazi keza, mbana nabo, ariko igihe kiza kugera ubuzima burarekera, ntangira ubuzima butameze neza. Bwa buzima butameze neza, ariko naje gucuruzamo gakeya. Igihe cyo gucuruza kiragera, bigeze igihe na bya bintu birayoyoka, rero mbaho gutyo, nza kubana na musaza wanjye, aratwubakira tuba ahantu. Ariko nyine ntago urumva umuntu udafite ababyeyi, ko ababyeyi banjye babishe muri jenoside. Mbaho muri ubwo buzima, ariko ikintu nabayeho muri ubwo buzima, nabayeho mfite impano yo gukundwa n'abantu. Igihe kiza kugera nkajya mbaho gutyo, ariko ngira impano yuko ntago sinzi uko nabivuga, ariko ni impano. Najyaga njya ahantu, aho ngiye bakambonamo urukundo. Igihe kiza kugera nkabaho, ariko najyaga njya ahantu nkagenda, wenda n'urugero nabuze nk'ikintu, nkagenda nkajya nko muri butike, nkabwira nk'umuntu, nkamubwira nti nkopa ibi n'ibi. Nshatse nari guhera no ku mufuka w'umuceri, nkamubwira nti mpereza n'igikombe cya nido, ibintu byinshi nkapakira, nkagiza nkamagaza n'imodoka ikantwara ikangeza aho ncumbitse. Ariko ntago nzi nanjye ukuntu byagendaga kugira ngo abo bantu babimpe. Barabimpaga, nkagenda n'umutuzo, n'imodoka ikanjyana ikangeza mu rugo, nagera mu rugo nkarya, nkanywa, nkabaho muri ubwo buzima gutyo. Uko niko byari bimeze. Igihe kiza kugera rero mba muri ubwo buzima, ariko nkaba nk'umuntu w'umusitari,
nari nk'umuntu w'umusitari ukuntu bese nkakora ibintu amanyanga ariko atari ubundi bugome, atari ikindi kintu gusa nkahaguruka nkaba nava nko mu rugo nkajya nk'ikabuga, nagera ikabuga nkabona nk'iduka ryiza nkinjira harimo imyenda ihenze, nkavuga nti iyi myenda nkopa nzayakuzanira, nta hantu nzi pe, icyo ndakikubwira nk'ukuri, nta hantu yabaga nzi, ahubwo sinzi nangiye iyo mpano yaro, sinzi uko byagendaga, mwenda y'ibihumbi nka 30 akawumpereza nkagenda basi nkumva ko ari ibyo, ibirayi nkapakira umufuka nk'ibiro senkane nkagenda nkirira, najyaga nkwa kuri ka Primus, ariko ya Primus nayinywaga atari ubwo ngo ndajya mu kabari pe, kuri Primus bwo nimpagera najyaga ngenda nkayifata, nkafata nk'ikesi nkishyira munsi y'igitanda nkabyuka nywa iyo Primus, icyo cyayi cyanjye nanywaga ntabeshye, ntago nari nzi ibintu by'imitobe, ibintu by'iki, nkayigotomera nkumva iranyuze rwose nkinywera nta kibazo nifitiye. Ariko igihe cyaje kugera duse n'abagaruka inyuma, uragira uti njyewe nashoboraga kugenda nkajya mu iduka nkamanuzayo ibintu numva nshaka, nkahamagaza n'imodoka nayo ikantwara, bya bintu nkabigeza mu rugo nkagenda nkirira. Ahangaha abantu badukurikiye bahita bumva ko atari igikundiro nk'uko wabivuze, yego, ahubwo bahita bumva yuko wari ufite izindi mbaraga, kuko ibaze ugeze mu iduka wamufashe umufuka w'umuceri, wenda ufashe isabune, ufashe akawunga, ufashe amavuta, urumva ibintu ujya gupakiza imodoka nyine, urumva ntabwo ari ibintu bikeya. Bajya guhaha bitwaje imodoka barabizi, kuri ubu ngubu ntiwajyayo byibuze udahagurukiye muri 400, wenda mu gihe cyanyu wabaga ari nka 200, wenda ni urugero, ukamanuza ibintu by'ibihumbi 200, warangiza ugafata imodoka ukagenda. Tubabari utubwire, ni urukundo cyangwa hari izindi mbaraga? Jewe ntakubeshye, mbere y'Imana yampamagaye nicaye aha, buriyo tuvuga Imana ntago tujya mu bintu byo kugira ngo wenda tubeshye, kuko ubu turimo kuvuga Imana ikomeye. Yego, nta kintu nabaga nitwaje, n'uwo muntu nta kintu yacaga. Hari ukuntu wenda uvuga utuye umuntu muri inshuti, wenda se muranaryamana, wenda se hari ikintu aguca pe, nta kintu yacaga, ari n'uwo ntacyo yancaga, gusa niyo mpano sinzi uko byari bimereye nanjye. Nageraga no mu rugo nkibaza atari ku bundi ndemye mu yihe shusho, uyu muntu mpaye ibi bintu, uyu muntu mpaye ibi bintu ni ukubera iki? Ibyo sinabitindagaho cyane, cyangombwa nuko nabaga ndi burye kandi nkanywa nkanambara nkanasa neza. Urugero naguha, nigeze gucuruza iduka hari y'Indera, ndacuruza, umusaza wanjye yari yampaye amafaranga pe, yampangiye iduka ku buryo rigaragara koko. Aravuga ati aho kugira ngo ajya gukora ibyo ngibyo, kugira ngo nawe akora ibyo, yabonaga nirwa ngenda, akavuga ati ariko Odeta yagiye hehe? Ariko nk'umuntu tuvukana, aravuga ati ngiye kugukorera aga surprise, ampangira iduka hari imbere ya Kiliziya Gatolika Indera, arampangira pe, naho ari ndamushima kuko ntago yigeze antererana, ni umubyeyi. Imana mu umugisha. Ni umubyeyi, ntago yigeze antererana, ni musaza wanjye dukurikirana. Aravuga ati rero wenda ibi bintu kubona Odeta byuka agenda simubona hasi iki, nta babyeyi agira, ashobora kuba abafite ikibazo cyuko nta nababyeyi agira, kuko nta umufasha. Turicara turi wa batatu tuvukana, arambwira ati noneho ngiye kugupangira iduka. Ariko mbere yo kumpangira iduka yarankuye aho bita i Remera muri alimentation, aho nari nasabye akazi, kuko musaza wanjye ntago ajya kunda ibintu bimusebya, niko yavutse. Ansanga muri alimentation aho nakoraga ahantu bita kwa Antoine, arambwira ati taha ntago ushaka gukora aha ngaha. Ndataha, ndamubwira nti ko nkuye ku kazi se njyewe bizagenda biti, gusa kuko mwubaha naramwemereye. Ndataha, ngeze mu rugo aranyicaza, arambwira ati rero
ngiye kugupangira iduka nawe wicare ucuruze nk'abandi bose. Yarampangiye pe. Imbere yaho nacururizaga habaga abajepe, ni imbere y'ikigo cy'abapadiri, hari seminari, hari kiliziya gatolika. Urumva ko nari mfite abakiriya. Niho ibintu byose niho babifataga, ari aho ngaho nyine ari abapadiri ari iki, niho babifataga ibintu byose. Ndacuruza pe, ndacuruza ariko byumve. Ndacuruza nanjye nashyiraga ikarito. Hari igihe najyaga mfata ikarito nkayishyira imbere muri kontwari, noneho nkabona ikarito yuzuye amafaranga. Nkavuga ngo ariko Mana ushima. Ariko ubwo hagati aho nari ntarakizwa. Igihe kiza kugera noneho rero bya bintu byaje kuyoyoka. Ntumbaza uko byagenze. Bimaze kuyoyoka ndagenda njya kuri centre de santé. Ngira umumaseri ntinguriza amafaranga ya naya nzaya kwishyura. Ndaza ndongera ndapanga nsubizamo ibindi. Byaje kugera igihe bya bintu nanone birayoyoka. Utaramwishyura? Taramwishyura. Ndongera njya ku muntu w'umwarimu wamwita Rugero, niba ari na Rugero niko numva niko yitwaga. Ndamubwira ntinguriza amafaranga. Yarayangurije. Nta kintu yancaga, si uko wenda nabaga ndyamana nawe. Oya, nawe arayanguriza. Bya bintu birayoyoka. Bimaze kuyoyoka noneho hakaba hari umuntu nanone wabaga Kacyiru, nawe narinzi, ariko we nkaba muzi nk'umukobwa twabanaga w'inshuti yanjye, ariko akaba afite nyirarume w'umukire nawe wacuruzaga. Ndagenda mubwira nti rero ndacuruza ariko ndashaka ngo untize firigo, kuko bari baranansuye, untize firigo ncuruze nanjye mbone uko nabaho. Nta hantu ncuruza biragenda. Firigo yarayimpaye. Firigo maze kuyimpa ndaza ndacuruza, nabyo birayoyoka. Aza gutwara firigo ye. Musaza wanjye aje asanze ibintu byayoyotse, aravuga ati rero ibi bintu wabishyize. Ndamubeshya nti nagenze gutya, ariko ni firigo nayo yarampenze. Firigo yahise ayipakira arayitwara. Kubera iki? Yavuga ati nayo itazavaho ikagenda. Iduka riyoyoka rityo, ariko nsigara mfite ikibazo kimeze gutya. Nzishyura iki maseri? Nzishyura iki wa undi w'umwarimu? Ese iyi firigo yo kubayijyanye yo nzayishyura iki? Turavuga Imana ikomeye. Amen. Kuko icyo uzaba cyo ikimenya kare. Ikurwanaho utaranayimenya. Nari ntarayimenya rero. Byarangiye maseri hari ukuntu yaje aje kunyishyuza. Ageze ku irembo akubitana na musaza wanjye, n'ubundi nawe aparitse imodoka nyine yaravuye mu kazi. Ati se bite maseri? Ati narinje kureba mushiki wawe, hari amafaranga ndimo. Ati nagira ngo ayame. Musaza wanjye ati koko akurimo amafaranga se? Ati abwira muri umuntu wanjye ati muhamagare. Ntago nari nzi ibintu byo guhakana, kandi ndabyuka nari nyambaye n'ikanzu y'ijoro. Ati musaza wanjye ati uyu muntu hari amafaranga umurimo? Ntinyamurimo. Ntago ari ngombwa ngo nyavuge umubare, sibyo? Ati nyamurimo. Noneho musaza wanjye arabaza ati se, ati nanjye ukora nta n'uwari wanguriza n'ibihumbi 50. Ati se aya mafaranga wayamugurije ugamije iki? Ati kubera nabonaga ari mu rugo nkabona ko ari kumwe nawe. Ati mbona ko ntayamwima nk'umuntu umuzi. Ati ndayamuha. Ati rero njyewe ibyo deta akora, urabona ni umuntu mukuru nawe amaze guca ubwenge, yafashe irangamuntu. Ubwo mwivuganire yatse imodoka arigendera. Noneho wa undi w'umwarimu nawe ateyemo ati ngenda yashaka, ati cyangwa ati mushaka mu mujyane polisi abishyure, cyangwa se sinzi icyo mukorera. Ibyo bya maseri byarangiye avuga ati nta kundi byagenda, nta mafaranga.
wa undi nawe undi wangurije umwana nawe byarangiye avuga ati ndavuga nti muragira ngo mbigeze niko nta mafaranga afite dore ndahangaha ariko nta mafaranga afite nanjye nuko byangendekeye ibyago bije bidateguje ibyo biba birarangiye uwa firigo noneho aza gutwara firigo ye uwa firigo waje gutwara firigo ati ndashaka firigo yanjye naramubwiye nti pe nkubwije ukuri dore ngiye inzu uzi ibintu nacuruzaga ibintu byinshi by'inzoga nacuruzaga inzoga n'imiceri n'amasukari narifitemo inzoga zitandukanye kandi ariko mbona abakiriya kandi uwo muntu wampaye firigo yajyaga hagera akaza no kuhanywera ntidore rwose nta kundi nabigenza urabona nanjye ubwanjye nibuze mfite ikibazo cy'uko musaza wanjye yampaye iduka rigahomba ndimwo n'imyenda kandi ntacyo nakora ubuzima bwanjye buri imbere ya musaza wanjye muragira ngo nkore iki byarangiye bose banyihoreye iyo si imana ikumenya batarakumenya bitumye ngira ikibazo cy'amatsiko uko guhomba kw'iyo butike bari bagushingiye iyo butike bayigushingiye mbere y'uko utangiye kujya ujya kumanuza ibintu kandi nta mafaranga ujyanye cyangwa bayishinze nyuma bayishingiye nyuma ubuse shubije amaso inyuma usanga atari amarira y'abantu wagiye wikopesha kandi ntubishyure imana ikaza kwihorera ahari guhomba oya guhomba nabyo ndakubwira uko byagenze burya nibyo tubabwira buriya hari ikintu bita karande abatekinisiye kandi n'ababarozi nabo babaho haje umuntu arambwira atakira amafaranga uzanzanira umuti wa mibe ndayafata ya mafaranga nyashyira mu mufuka nari nambaye ikabutura icyo gihe arambwira ati arahagarara kuri kontwari arambwira ati ati nari nibagiwe ati nibutse ko nta tike mfite ati yansubize ati ningera mu rugo nzashaka ndi nyakuzanira uwungurira ati cyangwa uzanayanguriza amafaranga ndayamusubiza nyamushubije aravuga atari ko uzi ubwenge ati umuntu ufite ibi bintu bingana gutya ati biki n'ibiki byarangije ayanaze mu yandi muri yandi yawe ikarito irimo amafaranga yinjiye muri kontwari aravuga ati ariko ntacyo ati ngiye gutega akamoto ati n'ubundi ningera mu rugo ndayamuha ndishyura umumotari ya mafaranga uko yanaze mu yandi ntabwo nzi nanjye uko byagenze natangiye kugenda mpomba gutyo nta muntu nakopye pe nanjye byambereye amayobera nk'ayandi ya padiri ngo ni amayobera matagatifu byambereye amayobera nta n'umuntu nigeze mbibwira naravuze ntibi bintu mbivuze sinzi uko byagenze zongera mbwira ati ko wahombye amafaranga wayashyize nkamubwira nanjye ntago mbizi ariko nkanjye nko mu bitekerezo byanjye uwo muntu akinagamo ayo amafaranga ibintu byatangiye kugenda biyoyoka hari ibintu uvuga ukavuga uti se byaragurukaga nanjye simbizi naracuruzaga bakanyishyura nta n'umuntu mu ideni nigeze mbona mu ikayi utaranyishyuye ariko nanjye nuko byangendekeye ni ukuvuga ngo bakuroza inyatsi yego hanyuma icyo gihe wari ukiri umukobwa cyangwa wari warashatse hagati aho ngaho njya gucuruza hari umwana nari narabyaye ntarashaka uwo mwana nabyaye ntarashaka nawe naramubyaye mubyara umwana ubwo mubyara aho njya gucuruza iryo duka nari narabyaye uwo mwana nyuma y'iryo duka naje gusama indi nda y'undi mwana wa kabiri ubwo ni ukuvuga ngo wagiye gushaka umugabo ufite abana babiri wari warabyaye ufite abana babiri ku bagabo batandukanye kandi b'abasirikare na n'ubu nashatse umusirikare ko numva abasirikare bakuyobotse se kandi bose ni abana beza ubwo naje kugira gute rero naje kubyara abo bana maze kubyara abo bana nawe urumva twabanaga na musaza wacu yashaka kugira ngo nawe yishakire urwo kuko ntabwo ari kubana n'abakobwa babiri n'abana mu rugo ngo ibyo ntabwo byavamo nawe urabyumva cyokora aragera twubakira ku isambu amaze kutwubakira avuga ati rero ngiye gushaka urwanjye rugo mwirwarize ntako atari yatugize
ntako atari yatugize, yari yatureze pe mu buryo bushoboka. Urumva ko yaje no kunshingira iryo duka, nubwo nabwo yagize agahinda avuga ati kubona nshingira musaza wanjye duka, mushiki wanjye duka, akaba ari yoyose gutyo byaramubabaje cyane. Ahita avuga ati mujye ku isambu ya so. Yari afite rezo, ntacyo tumushinja. Hari ijambo yigeze kuvuga dutangira ikiganiro, wavuze uti ngewe nari umusitari. Hari ijambo yigeze kuvuga uravuga uti ngewe nari umusitari. Nari umusitari pe. Abasitari rero bagira ibintu bibaranga, bagira inzira banyuramo. Ni nk'izihe nzira wanyuzemo z'ubuzima mu gisitari cyawe? Ngewe hari nubwo nafataga inifomo, urabona ano mashuri akomeye, hari nubwo nafataga inifomo nkaba nagenda kwa mugenzi wanjye akantiza inifomo, nkambara inifomo, nkavuga ko ndi umunyeshuri. Nkaba nahura n'imodoka hariya nkabona aho ziparitse, nkamubwira nti ngiye mfite ikibazo ndiga ariko ntabwo mfite amafaranga yo kwishyura, ndi imfubyi kandi koko ndi imfubyi, ntabwo ho nabeshyaga. Ati se wishyura ngahe? Niga kuniga aha naha ku giku kiniki, wishyura ngahe? Nishyura ya naya. Kavuga ati yo simbizi, ni Imana nicyo cya kindi cyuzaba cyo. Buri Imana ikumenya utarimenya. Nuko Imana yampamagaye nyine, Imana yamenye kare indwanaho mu buryo bushoboka. Nkajya kubona akavuga ati ubwo se nko mu gihembwe gutya bishyura ngaha, ati cyokora hano mfite nk'ibihumbi 100 uzirwariza ahandi. By'ibihumbi 100 akabimpa pe, nta kintu aciye nta na gato. Imana rero yamenye kare. Umuntu akayampereza nkataha y'amafaranga yarya iminsi ngahe, nicaye ndya neza. Niba hari umuntu waryaga neza ninjye wabaga ndiye nicaye. Ariko ubwo ho musaza wacu amaze kudushyira ku isambu, ubwo urumva nagiye ku isambu mfite abana 2. Aho ni ku isambu, ni mu mihengeri, sinzi guhinga, sinzi kuvoma, sinzi. Arangije arambwira tumve noneho warigenje, icara ufate isuku uhinge, uhingira abana bawe. Ndabungana ntago nzahinga. Atuzatungwa n'iki? Murumuna wanjye yajyaga byuka ajya guhinga, njyewe nkagira gute? Nkabyuka noga, mpa abana ibyo banywa. Ariko nari mfite ibyiringiro bikomeye. Navukanye ibyiringiro yuko niyo nakwicara mu gihuru isaha ku isaha ubuzima buzaza. Nuko nabayeho. Icyo byiringiro nari mbifite. Ese sindebe munsi y'urugo ngo ndeye hariya n'ibihuru, ese uzabaho gute gusa? Noneho ukuntu Imana itangaje ariyo turimo kuvuga gukomera kwayo, imbaraga zayo, natangiye nkumbwira ngo icyo uzaba cy'Uwiteka arakirinda. Ukuntu rero Imana itangaje, ndahabaye nkabaye nk'icyumweru, ariko ubwenge bukagaruka avuga ati ariko ubundi aha hantu uzahashobora. Abana bawe bazabaho bate? Kuko babayeho mu butesi, banywa nido, bameze neza, tukirindera. Urumva musaza wacu akiduhahira. Ariko ise w'umwana umwe yari yaragiye hanze, undi nawe ari mu Rwanda. Uwo mu Rwanda yaramfashije. Amaze kumfasha nkatunga babana 2. Yego ntago yamfashaga ku buryo nk'umuntu tubana, ariko yaramfashaga. Ariko igihe cyaje kugera, hagati aho ngaho igihe cyaje kugera, numva nkeneye gusenga, numva ndashaka Imana pe. Umunsi umwe njya gusenga muri Kiliziya Gatolika, mpura n'umurokore hariya ku Gasima, arambwira ati se ntinakerewe tumanukanye, reka nze mu barokore banyu. Ariko se abarokore banyu ko nambaye ipantaro? Ubu wisa abarokore babo? Niko navuze ko nari umunyagatolika, nari ntaramenya gusobanukirwa. Ati nta kibazo. Ndagenda ndinjira mu rusengero, ndasenga. Ngiye kubona mbona umuntu yigize gutya, nigira hirya, ndavuga nti ariko se ubundi aha hantu naje. Dusohotse nza kubaza uwo muntu, ndamubaza ati se buriya bintu mukora, uriya muntu wititizaga yarabaye iki? Byari bigenze gute? Ati buriya ni Mwuka Wera. Ni njyewe mu bantu babyiniye papa za mu Rwanda ndimo. Ko Imana itavugije papa, uriya nkuri muvugisha. Ariko mwigize muti? Nyine ndabinegirije, nditahira. Ngeze mu rugo nkumva
mfite inyota yo gusenga. Ndabyibuka umunsi umwe naramanutse njya mu Masaka ndavuga ntuwite, nzi ko ushoboye byose ariko ndakwinginze nunkura aha hantu nanjye nzagukorera, nunkorera surprise ukankura aha hantu urabona sinzi guhinga. Buriya tujye tubwiza Imana ukuri, iyo ubwije Imana ukuri ndavuga ntuwite nunkura aha hantu. Numvishije kuvuga ubundi uravuga, njya hepfo ndasenga ntangira kumva imbaraga z'Imana. Noneho nibwo byagenze gutya, ise wabo bana wabaga hanze aza kuza, araza azabaririza. Icyo gihe ntago nzabyibagirwa, musaza wanjye nyine nawe ubwo ni nkaho yarahagaze. Baraza barambwira ati aha niho muba? Ndamubwira nti naha tuba. Nzana umwana we aramusuhuza, arangije arambwira ati ndashaka ko ajya kwiga. Akajya kwiga Uganda, yari afite nk'imyaka nk'itanu. Ampa amafaranga, icyo gihe yampaye amafaranga 300,000. Ampaye 300,000 ndagenda ndashopinga muri Expo. Icyo gihe hari habaye na Expo, ndashopingira umwana. N'ubundi yarasanzwe afite ibintu, umwana buracya mu gitondo nk'iminsi 2 baza kumutwara, umwana ajya kwiga hanze. Ubwo Imana ibitangiye kunkorera igitangaza, nsigaranye umwana umwe. Umwana umwe musigaranye afite nyirasenge ukize, aba ku Gisenyi, na se ni umukire. Sinzi ukuntu nawe yaje kuza, turimo kuvuga iyi Imana kuko icyo uzabacyo ubacyo. Byavuga ngo umuntu yaguteye imikoshi biki n'ibiki, icyo Uwiteka yakugeneye ntago kishobora kurengaho. Yaje kuza nawe arambwira ati hari ishuri riri Ruhengeri, hariyo nyirasenge, ndashaka ko ajya kwiga muri ashuri rya Ruhengeri nawe yigabamo. Nawe yari afite nk'imyaka 4 nibwo umwana wanjye yatangiye kujya kwiga kuko ni umukobwa. Ubwo urumva ko nsigaye ndi ikindi umusiribateri. Byaje kugenda guterera, nkibona ibyo bitangaza Imana inkoreye, nkibona ahantu Imana nkibona ahantu Imana inkuye, nahise mfata umwanzuro. Ndavuga nti Imana ngiye kuyikorera. Ntangira kujya muri ADPR rero, ntangira gusenga. Aho ngo kugasima ndahava, ndagenda nikubitaho biti Kabuga, mpabona akazi ndakora. Ariko igihe cyaje kugera hahandi Kabuga naho ndahava, akazi mba ndakaretse, ntangira kujya ku gice aho bita Kamashashi. Rero Kamashashi mpageze, nagiye ku gice, umugabo tubana nawe ari ku gice ariko tutaziranye. Njya ku gice turabatizwa, tubatijwe nifotoranya na wa mugabo washatse. Twifotoranya nk'abanyeshuri bari ku gice. Urumva nasengera Kamashashi nawe baga mu kigo hari Kanombe. Nurutse ngehe Indera. Ndashaka kukubwira ngo icyo uzaba cyo Uwiteka kimenya kare. Nanjye navuye hariya ntuza mu Gasima njya Kamashashi gusengera. Urumva ukuntu Imana itangaje, yagira ngo impuze naki na wa muntu tuzabana. Turize ku gice, turabatijwe, tugasengana gaca kagenda, tugasengana nyine, tugasohoka tugasuhuzanya. Ni nkuko nawe nagusanga nkagusuhuza. Ariko igihe kimwe kiza kugera, nkajya njya gusenga, Imana ikambwira iti nguhaye umugabo, nguhaye urugo, umugabo uzashaka azaturuka kuri. Ibyo ngendana nabyo, iryo sezerano ndagyicarana. Ariko umunsi ntazibagirwa, umunsi utazibagirwa, njya gusengera uwo mukecuru waracyariho. Hari igihe umuntu avuga ibintu bakavuga ngo ni uguhimbana. N'ubu atuye hano i Masaka, ni umukozi w'Imana pe, ni umukozi w'Imana usengera abantu, n'umukozi w'Imana w'impano. Imana yahaye impano, bamwita Muja wa Mariya. Ni umukecuru ukuze cyane, na n'ubu ndacyajya kumusura. Yari atuye ahantu bita Kabuga, hariya impande z'urusengero rwa Kiliziya y'i Kabuga. Njya kumusura, mpageze mpasanga wa muhungu twifotoranyije nawe yagiye gusenga. Abarokore nyine turahiga turagenda. Hari abajya ku musozi, hari abajya mu cyumba, buri muntu afite uko ashaka Imana. Yego. Ngeze aho muri icyo cyumba turahahurira,
twahura ariko tutaraba inshuti uretse gusengana gutyo. Mpageze ndicara ndabasuhuza, tumaze kwicara wa mukozi w'Imana aravuga ati dore ati dore umuntu uzashaka nguriya. Oya Ati dore umuntu uzashaka n'uriya mukobwa wicaye hariya mu nguni, ati haguruka mukonda haguruka. uhahuriye n'umusore? Yego. Mwese mwembi? Yego. Umukecuru agiye mu mwuka yahise agutunga urutoki aturiya niwe uzabana nawe. Mbo wa muhungu nawe aravuga ati oya ati ngiye mfite sheri. Dore ko tutari twanakamenyana buretse guhura nk'abantu basengana ariko nta gahunda twari dufitanye. Ati ngiye mfite sheri. Byagenze gute? Yaramubwiye ati Imana imvugiramo ntabwo ibeshya. Ati n'ubu ufite na sheri nushaka kugira 10 ariko niko Uwiteka Nyiringabo Imana imbwiye. Ntubibaho? Ati niko Imana imbwiye. Numbaze ngiye nari ndi umunyagice ariko nari ntangiye kumva imvugo y'Imana. Umukozi w'Imana niko yavuze. Turatashye rero. Tugeze mu nzira avuga ati ariko uriya mukecuru nawe ati nubwo abakozi b'Imana bavuga ati ariko ashobora kuba avangiwe. Ati kuko mfite sheri. Naye ndavuga nti nta kibazo ko nta naho nziranye nawe acaho arigendera. Tukajya dusengana asohoka ataha nanjye ntaha. Byaje kugera igihe cyo kugira ngo wa muntu mukunde nta kintu muca, ndamukunda ntibiro mva nko mu biro ko nari imeze neza icyo gihe n'ubundi nari mbyibushye, mva nta nk'ibiro 5 kandi mukunda tutavugana. Ariko igihe cyaje kugera njya gusenga, ndabyibuka nagiye gufata icyumba, hari umukecuru w'i Kanombe, ndamubwira nti ndagira ngo umfashe dusenga Imana. Ndagenda njya mu cyumba mfata amashengesho y'iminsi 2. Ndasenga ntuwite, ndagira ngo nsobanurire ibi bintu. Uriya muntu ko mukunda, hari igihe ukunda umuntu wowe nta mutanavugana pe. Umuntu ndamukunda ngeze igihe kandi samarari nari ifite sinagira ngo ndyamane nawe pe, ngiye nkimara gukizwa. Imana yangize ukundi kuntu. Bya bintu by'ubuteka mutwe bwa busitari byahise bigenda. Nta n'umuntu navugishaga, abana banjye bamaze kujya ku ishuri nafashe umwanzuro mvuga ngo Uwite. Shingiye ngewe ibibazo nagiye mpura nabyo. Shingiye igihe natekeye imitwe. Ngiye gukorera Imana gasita abana banjye bagiye ku ishuri ntacyo nzabura. Byarangiye rero ubwo ngubwo muri make tutagiye kure. Ndagenda ndasenga, maze gusenga ndavuga nti Imana none uko nsenga nkabona wa muntu anciye imbere ndimo ndahanagura inkweto ze yambaye igisirikare. Ntangira amayerekwa gutyo. Imana itangira kumpa amayerekwa, nanjye birantungura kuko buriya hari ikuntu abantu batazi batarabona ibyo bintu baravuga ati ariko bari nabateka mitwe. Nanjye binyiciraho kuko nanjye navuga nti bari abantu nabateka mitwe ubundi bibabwira nibiki. Noneho ubwo ngubwo byakomeje gutyo, nkabona amayerekwa, nkabona ndamuhanagurira inkweto, nkatokesha. Ngeze igihe ndasenga nti Imana mbarunkuremo uyu muntu kuko ntacyo mfana nawe. Naryamaga nkamurota, nagenda nkamurota, naba ndi mu mirimo nkumva umutima wanjye urahagaze. Ngeze ndavuga ariko Mana ubundi ibi ni ibiki? Iyi nzira nakurikiye ubundi ibi ni ibiki nagiyemo? Byaje kugenda gute rero? Wa muhungu nawe yaje kuryama ubwe. Agiye kubona ngo ambona sonatibe mu mayereko. Imana iramubwira ngo dore uriya mukobwa ubona nambukiranye umuhanda, atuya niwe muzabana. Wa muhungu arumirwa akurikije rya jambo wa mukecuru yamubwiye. Noneho akubera ko yari afite sheri wigaga i Butare. Arangije aravuga ati rero ibi bintu ntago nzi byari byo. Noneho ukuntu Imana itangaje iramubwira ngo nzagutumaho umuhungu bita nde Sinayitutse. Nawe n'umuntu bakoranaga ariko batabana. Noneho wa mukobwa amara igihe atamutelefona, aza kubaza wa muhungu aramubwira ati ariko ati sheri wanjye uramuheruka? Ndate sheri wawe uramuheruka? Ati ndamutelefona ntamfate, ati ubundi agasiba gutya. Igihe cyaje kugera n'ubundi aramubwira ati yashatse undi. Ati yashatse undi mugabo. Urumva isezerano ry'Imana?
igiteza ikibazo kugira ngo ukemure ikindi cyane. kuko yari yaravuze wa muntu byahise ashaka undi, wa muhungu nawe yaje kuza dutangira kuvugana, atangira kunkunda, arambwira ati rero ndashaka ko tubana nk'uko Imana yabivuze. Kambwira ati yambwira amakuru ye, nawe arambwira ati ndi imfubyi nanjye ndaho gutyo. Ariko agataho ngo twihuse ntatinze, kambwira ati ndi imfubyi nta n'umuntu mfite wenda uzankorera ubukwe, ati wenda ashaka kuvuga ati kuri konti mfite 300, ariko si byo 300 bizakora ubukwe. Twaje gusubira kwa wa mukecuru ikabuga turasenga, Imana iramubwira ngo nagire vuba kuko Satani atamunyaga. Muri makeya Imana, inzira z'Imana ziratangaje, yaje kumbwira ko afite ayo mafaranga nyine. Urumva ko hari igihe wenda uvuga uti kubera ko nta babyeyi mfite nzakoresha ubukwe gute, bizagenda gute, uzi ko ubukwe bugora cyane. Twaje kubana mwishingije, twaje kubana, ariko n'ubundi Imana ikomeza kumbwira iti nzabana nawe, nzakugirira neza icyo uzaba cyo. Iyi Mana rero tuvuga, hari abantu bitiranye iyi Mana. Ubundi Imana utaraba urusoro mu nda ya nyoko ibizi icyo uzaba cyo, ibifite ibyo yaguteguriye. Ariko nkajya gusenga Imana ikambwira iti nguhaye impanga, iti nguhaye impanga. Naje gutwara inda y'impanga rero, za mpanga muri make naje kuzibyara turi mu bukode. Imana irambwira iti nzaguha inzu kandi nzaguha inzu. Igihe cyaje kugera rero muri makeya twihuse, umugabo yaje kujya mu kazi nyine. Igitangaza nshaka kukubwiramo hagati aho gikomeye cyane Imana yankoreye. Umugabo ajya ku kazi kabo, urabizi. Agiye ku kazi nza guhura n'akantu k'ubukene, ndavuga ati ariko ubundi ko mfite isambu kwa data, wajya gupasuraho gato nkakagurisha. Mbwira musaza wanjye ndashaka kugurishaho akantu gato, urabona ko nabyaye impanga, nanjye ndashaka kwirwanaho, shaka umuntu ufite amafaranga. Turagenda, tuhageze musaza wanjye hageze ati buryo wazanye umuntu wo kugurisha? Ati wa muntu wigendere, ninjye umuhagarariye. Uyu muntu ni nkaho mbese sinzi, ntacyo ntamukoreye, ariko ntago natuma agurisha isambu. Wa muntu ahise yigendera, yatse imodoka aragenda. Nanjye ndataha nsubira i Kanombe mu bukoti. Ariko ndashaka kukubwira iyi Mana, iyi Mana ifite ubutware n'ubushobozi. Iyi Mana ni Imana ititiranywa, ni Imana nyamana. Hari igihe abantu bavuga Imana bakumva ko ari ibintu by'imitwe, ari ibintu abantu bapfa kwivugira. Iyi Mana yankoreye surprise. Ngiye ibyo mvuga ntago mbivuga mbikura ahandi, ahubwo mbivuga ku giti cyanjye, mvuga ibyo Imana yankoreye. Naje gutaha, ngeze mu rugo, urumva umuntu ufite impanga nta kazi nta byagenze gute rero? Naricaye ndasenga, umunsi umwe ntazibagirwa, njya ahantu bita Jean d'Atire mu Rugano ruhari. ndahabona. Nubura amaso mbwira Imana ntuwite. Amateka yawe nayamenye muri Bibiliya. Ubwira Mose ngo nazamuka ajye ku musozi wa Sinayi ugira icyo umubwira. Ni nanjye naje kuri uyu musozi wa Sinayi ngo ugira icyo umbwira. Urabona uko bimeze, urabona. Ubundi Imana iyo ugiye kuyibwira ntago uvuga ngo iki niki. Iyo utaravuga ibizi byawe, nturabona dore mu mabere nyine, urabona ko nta inzu yose nyereka Imana nyine ndayibwira, ariko Imana itagira buri kubigenza. Nazamutse gake ingana mu Kajagari, mpageze hari umuntu w'inshuti yanjye nari ngiyeho ngo angurize amafaranga. Mpageze nkikomanga ku gipangu, numva ijwi rije rivuga ngo wijya mu banyamahanga. Irindi ritariza ngo depite, biza ari amajwi abiri. Subira inyuma, wa muhoro ugiye gukingwa nabwo ntari umuntu ngiye kwitaba, ndaje ndamanuka, hari umuntu bita Rujugira ucuruza hari mu Kajagari. Ndamubaza nti, yari umusore icyo gihe, wenda na n'ubu nakana k'agasore mbese kari gahari, aracuruza, bamwita Rujugira, abantu benshi baramuzi. Ndamubaza nti ariko ninaha hari umudepite uhari? Atawuhagaze kuri icyo gipangu. Natangariye Imana, nabimubaje n'ubundi ndi ku ruhande rw'icyo gipangu cy'umudepite. N'umudepite w'umudamu, na n'ubu ntabwo akiriho, ariko aho hari Imana izamuhe iruhuko ridashira, kuko
yarapfuye, Imana ijye imuha umugisha kubw'imirimo yagiye akora. Mpageze ndakomanga, nkikomanga n'ubundi bihura nuko umukozi agiye gukingura, wa mubyeyi agiye kurira imodoka ngo asohoke. Ariko kubera Imana yari yangambireho ikiri bunkorere, yavuye mu modoka, ibaze depite muzima, araza aransuhuza ati bite ni byiza, ati kuje se hano tukaba tutakuzi, nyakubahwa depite, ntago abantu bose muba mubaza ariko genda kuzi, ariko ndi ku ijambo ryande rya nyiri ijambo yavuze ati depite. Naragiye ndinjira, aransengera, ntago nari ko ari umukozi w'Imana, naje gusanga se yarasengeraga kamashashi, aransengera, maze kunsengera, oya yakinguye firigo atunywa iki, ati ndimo ndihuta, ati amasaha yancitse, hari aho ngiye, yari afite igikapu wenda kingana nka kiriya cyanjye, ati hari ahantu ngiye ndimo ndihuta, ati ariko hano hari umukecuru, hari n'abandi bana, murasigara muvugana hanyuma uzambwire icyo unshakira. Yafunguye ya fanta, akiyifungura ngo arihuta, yagiye mu mwuka. Haleluya. Yagiye mu mwuka, avuga, ajya mu ndimi, indimi yavugaga njye nari ntarazisobanukirwa, ntazo nzi, kuko Imana buri muntu wese ifite uko imusanga. Arangije aricara, arangije za ndimi ze uko yavuganaga n'Imana, arangije arambwira ati utuye he, uturuka he? Ndamubwira njye nturuka i Karama. Arangije ati Imana iragukunda, atuzi ko Imana imbwiye ngo nguhe aya mafaranga. Yaragiye mu giterane. Wabyumvishije? Cya gikapu yari afite cyari kirimo amafaranga, arigire mu giterane. Nanone urumva igiterane ni ahantu bari bamutumiye. Yego. Yaratanga, aravuga ati ndabigira ntati businseba se koko. Amasaha bari bantumiriyeho, nari ngiye mu giterane bantumiye. Yafashe ayo mafaranga. Mu ijuru hari Imana, mukozi w'Imana. Yafashe ayo mafaranga, arabara. Uko yabara nanjye urumeza nabaga mfite nk'urumeza. Noneho arangije arambwira ati akira ni Imana yaguhaye, ati kuko ngewe na 5 sinabiguha, ariko ni Imana iguhaye. Arangije aranampanura, arambwira ati Imana irambwiye ngo iguhaye n'inzu. Mukozi w'Imana, ntakubeshye, nanjye nasohokanye amafaranga ngana yo mu kajagari. Uwo mukozi w'Imana yogaho, Imana ijye imuhiruko ridashira, aho ari hose ndamusabira umugisha, kuko imirimo yakoze kuri iyi si nizamugirira neza. Byarangiye amafaranga naragiye mpaha nido, ibintu byose, isukari, ukunda nido. Nido ndayikunda cyane, ngenda no nkunda nido. Nkunda amata, urumva, mu bintu ndya byose ngomba kuba nabanje kunywa akacyayi. Ibiryo wabireka nkanywa icyayi, kuko ngiye nkunda icyayi cyane. Byarangiye rero mpakira moto, ngeze mu rugo ibintu nabishyize hariya, ndagenda mbwira umuntu nyumva, tugiye kubyinira Imana. Imana ibintu inkore biratangaje. Imana iva muri icyo cyiciro rero, ubwo icyo cyiciro kiba kivuyeho, Imana ingirira neza. Ndagenda, naje kongera, Imana yaje kongera kuntumaho umukozi wayo, avuye gufata amafaranga ya pasiyo, nawe yari atuye i Karama, ubu ngubu ari Uganda, nawe anzanira amafaranga. Ndashaka kukubwira ngo Imana igukunda mbere nta kiguca. Hari igihe abantu bakavuga ngo buriya senguriya ngo ni umurokore, ngo arasenga cyane kurusha abandi. Oya, buri muntu wese afite uko Imana igenda imwumvamo. Ariko nkunda kubwira Imana ubundi kuyibwiza ukuri utayiryarya, Imana ijya ibasha gutabara. Ndagira ngo wenda tugane nke ku musozo. Imana yaje kohereza uwo muntu nawe wari uvuye gufata amafaranga ya pasiyo, nawe arayaguha. Niyo yaje kuvamo inzu, byagenze gute? Ya mafaranga narayariye, umugabo aza kuva ku ikosi, araza. Muri make y'abantu bankurikiye, shima Imana. Namara gushima Imana, mu by'ukuri mu byubahiro by'umugabo wanjye nawe nkabimuha, kuko ni umuntu, uyu mugabo wanjye ndamukunda 100%. Kuko hari igihe uvuga uti hari aho umuntu yankuye, urumva pe. Umugabo mfite njya mwita dadi ni nkaho ari papa wawe.
ndamukunda kubera ko namugereranyije na papa, kuko urukundo nawe ankunda narwo n'Imana yarumuhaye ntabwo ari we pe. Rinze ngera aha ntara kuvuga ngo wenda yari yambwira nabi, yandwanyeho, yambereye papa, yambereye byose. Imana yamumbereye igihe, kuko ni umugabo mwiza, umugabo utantesha umutwe, ni umugabo mbese nanjye njya mvuga nti Imana ibyo wankoreye biratangaje. Nyuma yaho rero nyine twihuse nyine umugabo yaje kuza, Imana iravuga iti nguhaye perime. Nakomeje gusenga, Imana igenda imbwira iti umugabo muhaye perime, nguhaye inzu. Yaje kumuha perime, imugirira neza, aratangira atwara, agira gute. Imana igenda nyine ituzamura mu ntera, Imana igenda izamura nkuko Imana ivuga iti nguhaye inzu koko naje kubona inzu nyituyemo. Ni inzu nziza, nishimira Imana, kuko buriya Imana niyo yakubwira iti nguhaye, niyo yaguha n'igikoni yaravuze iti nguhaye inzu, ugomba kuyishima. Ni inzu nziza kuko iranyuze. Hagati aho rero nuko byaje kugenda, koko ibyo Imana yasezeranyije yarabimbwiye. Niyo mpamvu nyivuga, mvuga gukomera kwayo, nkavuga kugira neza kwayo, nkavuga imbabazi zayo, kuko ni Imana igusezeranya kandi ibyo yakubwiye ikabikora. Imana isezeranya yarangiza igasohoza. Aho umuntu yabonye nta nzira, Imana ibizifite nyinshi kandi bikora ititaye kugutenebuka kw'imitima yacu. Hari n'akandi njya nkunda cyane, ngo amasezerano yawe Mana ntahinduka, amasezerano yawe Mana ntahinduka, amasezerano yawe Mana ntahinduka. Amina. Abadukurikiye babyumvishe neza, Imana yagiye ivugana nawe, kandi ikivuganye nawe ikagisohoza. Hari abantu bashobora kuba bibaza ati ese koko Imana iravuga? Igisubizo kuri wowe ni yego, no kuri njyewe ni yego. Hanyuma abadukurikiye bose bizere ko Imana ishobora byose, yahindura amateka, kandi n'abadukurikiye bavuganye n'Imana bizere ko icyo bavuganye n'Imana, icyo Imana yababwiye, icyo Imana yabasezeranije ko ari ukuri kandi kizasohora. Niko ijambo riravuga ngo kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu. Abadukurikiye twabifuriza kuguma mu masezerano, kugira ngo babane n'Imana neza. Hanyuma Imana nibasubiza kandi izasange ibisubizo, bizasange bakiri mu mwanya mwiza w'Imana. Hari indirimbo nkunda gukunda gakeya, niba wankundira nkakavugaho ni amagambo make, kuko nubwo tuvuga ngo Imana yatugiriye neza, na n'ubu turacyafite amasezerano, dufite icyo tugendana twicariye, na n'iyi saha tuzakomeza kuvuga. Nubwo ibyo byose yabinkoreye, mfite n'ibindi igiye kunkorera, ariko hari ijambo njya ndangiza kuvuga maze no gusenga. Reka nyiririmbeho gake. Mfite ibanga ry'uwandemye, mfite ibanga rya Nyiringabo, mfite ibanga ngendana Mana, mfite ibanga rya Nyiringabo, mfite ibanga rya Nyiribihe, mfite ibanga ngendana. Yego nyakubahwa Imana, haleluya. Mfite ibanga rya Nyiribihe, mfite ibanga rya Nyiringabo, mfite ibanga ngendana Mana yanjye, mfite ibanga rya Nyiribihe ngendana. Amena. Kuko mfite ibanga ngendana, naho ngenda hose ndarigendana, kuko yavuze ko izangirira neza. Ndayishimye kuko mfite amakuru menshi y'Imana, n'ubukurikira ni mu mwanya nzababwira n'ibindi bihe Imana yangiriye neza, cyangwa se niba birangiye, niba se amasaha yagiye, wenda nkaca muri make kandi gatangaza. Reka tuzasubira ubutaha. Yego. Ahubwo wenda tugana ku musozo. Umuntu wifuza kuvugana na Odeta, umuntu wifuza kuvugana nawe, yego, ndumva twasoza umuha nimero.
umuntu wifuza kuvugana nanjye yego warumbwiye ngo iki? umuntu wifuza kuba yavugana nawe kuri telefone, kuba yakuganiriza, kuba mwasengana, kuba yakugisha inama cyangwa yagufasha cyangwa nawe wamufasha. Yego. Ndumva wamuha nimero. Nimero 078 0 82 21 43 078 0 82 21 43. Urakoze kubana natwe, nawe wari udukurikiye. Ibiganiro byacu nakagaruka. Imana y'amahoro iguha umugisha. Shalom shalom.